yohereje ingabo ziteye ubwoba ngo zimwe ziza ari ibikeri izindi ziza ari ibibugu izindi ziza ari inda ingabo ibaza izo ngabo ni irihe sasu Farawo yari kurashisha imbaraga se yari kuzana misile nka zira ziri muri nuwuhe muti yari gushyira mu mazi yo mu Egiputa yose akongera akaba amazi hakomeze kuba amaraso nuruhe rukingo yari gukingira abahungu bari gupfa mu Egiputa vuga ngo mwenyewe yari yamanutse Katonda yatanze sapoti avuga ngo abana banjye bave mu buretwa bwawe Farawo yego na yahe maboko y'Abisiraheli yari guhangana na Farawo Farawo yari afite ibyiciro byose by'igisirikare yego yari afite ibyiciro byose by'intwaro z'intambara imbaraga z'imbunda zimenywa n'uwashyizemo isasu ariko nanone zikamenywa n'uwo ryagezeho buriya imbaraga ziba muri Bibiliya zimenya n'uyikoresha neza n'uwo yahinduye yego umuntu rero ashobora kujya kubaka akoresheje umuntu ashobora kubaka akoresheje imbunda urana yigiye ikora akazi yego hari ibintu imbunda iri kubaka hari aho mperutse kumva bayita sira hari ahantu ndi kumva muri iyi minsi iri kugenda yubaka muri Goma muri ahandi ni harya muri Goma na Bukavu Igoma na Bukavu uribuka ahantu hahiye muri Amerika bahita California warahabonye wabonye uramuriro narabonye uramuriro n'ukuri wacanywe n'Uwiteka uriya nakasa hanyuma wabonye yanzu yasigaye hagati mu muriro iriya rero natwe niko tuba tumeze mu rugamba rwa Satani n'Imana baduhanganiraho sinshobora guhabuka shitani sinshobora kumutinya ajya kohereza ibisasi Imana yamaze kubona iyo nama wakorewe intambara ituruka kuri shitani nimba hari intambara ntajya ntinya ni intambara zituruka kwa shitani iyo iroroshye shitani akicara akavuga ati nkurikije mama Sharirene nkakurikiza n'ibirindiro byanjye ari kugenda ibirindiro by'ingabo zanjye ari kugenda avumbura amenagura ndaje nkwereke sha ngiye kuguca hirya nguce hino nkurimbure ntuzongere no kuvuga mu mizi aho ngaho iyo uje kumbwira gutyo Satani nitamura nkavuge numva ikintu nkora no kuguca amazi kukundi inyuma no umunyamaboko ntabwo ateze guhomba ibigega biri muri nge urifuza kwambara neza urifuza guha impano ihebuje umukunzi wawe inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu hakiyongeraho amasakoshi meza ya original imikenyero ndetse n'amabiju ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi Turikiya ndetse n'ahandi tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etaje ya mbere neza iruhande rwa Equity Bank aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba mama Sharirene official mama kazi ni kazi mama money ariko niryo mu mwaka utaha naryo tugomba kuryitoza mama cyangwe cyo muri Alpha Boutique mama cyangwe cyo muri Alpha Boutique araje babwire neza uburyo mushobora kubona imyenda myiza igezweho imyenda idasaza imyenda ikomeye imyenda iri oje tubahaye ikaze rero mwebwe mudukurikira kandi nawe tumuhaye ikaze kugira ngo asuhuze abapampe be ukoze cyane uvuze mama w'abapampe uvuze amapampe rero nyibutsa mama w'amapape mama w'abapampe yagiye hedi arahari ariko buriya amafara wa kintu amafara ariko ubwo amafara ni amafara wa kintu ubundi rero aho kugira ngo uze ureba abantu bangiza imitima y'abandi birirwa batotora abantu babakoraho ama episode wakirebera nyina w'amapape n'umuntu uzakagusetsa hanyuma akagorora imisaya neza rwose akakoresha siporo imisayo kamera neza uriya ntacyo abatwaye nta kintu abatwaye ariko uzi ko buriya na yari impano iriya ni impano gusa impano ninde uyitanga ni impano yego nose imana siyo yamuremye ariko yabayo amafara wa kintu ashobora kuba atabasha mumbonera muzamumbwire ko kuri mama Sharirene rwose tumushaka oya tuzamubwira mama w'amapampe ari kaze hano kuri mama Sharirene official
kwa mama kazi ni kazi. Ushobora gusanga wenda nawe ya mafara yahoraga avuga yarayabonye akaba ari mu zindi business. Imana nigira neza. Nimukomeze mugubwe neza rero nshuti zacu, nshuti bakunze ba Mama Charlene Official. Aho muri mu Rwanda twavuga ngo subu twavuga mwaramutse ni mwiriwe. Ni mwiriwe. Aho bumaze gucya mu gitondo nko muri Amerika badukurikira ni mwaramutse. Mwaramutse cyangwa muramuke. Oya, mwaramutse. Ahubwo muramuke ubwo ni igihe uri kubasezera. Okay. Ahubwo subwo bo bavuga ngo muramuke. Baravuga ngo goodbye. Sawa nyene bindi sabyo ntibabizi bose nta Kinyarwanda bazi. Yes, nimugubwe neza rero nshuti zacu turi kumwe na Mama Charlene. Uyu munsi sindi buze kukubeshya ngo wambaye ngo neza ariko uraberewe. Oya nanjye ndabizi oya. Ntabwo mberewe nta nubwo nambaye neza. Oya uraberewe kuri style negirije yawe. Cyokora ratari ibintu ujya kwambara ukaba wa negirije. Ariko iyo si style negirije. Niyo rwose. Abatabizi bashaka kuvuga ngo se ngo style negirije ngo niki? Numwenda wiyambarira uri aho ngaho mu rugo. Urimo kwa kazi utabyitayeho wabinegirije nyine. Tabishyizeho umutima. Ariko wese njya nkumenyera hari n'igihe ushobora gusanga wabikuye muri Alpha Boutique. Muri Alpha imyenda? Oya rwose ntukabatuke. Reka. Hari igihe biba bihenze rego ukabona umuntu yambaye gutya ariko ugasanga umufungo bihagaze. Ni hatari. Hano nta mufungo urimo. Hano mudandiko. Hano mushandiko. Tugwaye ikaze rero hano mu byicaro byawe hano muri ministere yawe. Siko bimeze se ndabeshye? Ntago beshye. Mu bwatsi bwawe muri Mama Charlene Empire. Mu bwami bwawe. Cyo zina ntago ndikunda. Nubwo rivuga ikintu cyiza. Ariko ntago ndikunda. Iyo hajeho Empire uhita wumva ibindi bintu. Bita numva ari nk'ubwami bwa shitani. Yes. Kandi bivuga ubwami gusa sibyo? Ubwami? Bivuga ubwami gusa. N'ubwami ariko ngengerekaho ubwami bwa shitani. Oya. Iryo zina nuko bana ubwami bwa rya zina. Ako subwo navuga Empire navuga ubwami kazi haryo ubwo bavuga ko ari. Tubureke iryo zina gusa iyo haje hako kanyuma. Ariko ni ahantu hawe aho ubugira ijambo nawe ushatse uko ubishaka. Duhaye ikaze rero abadukurikiye waba uri mu bitaro waba uri mu isoko waba uri kugenda muri bisi ukurikiye kino kiganiro tugaye ikaze kandi turagusuhuje. Dusuje abarimu, dusuje abasirikare, dusuje abapolisi, dusuhuje abarwayi. Hari yavuga ngo reka umwanya ndi kuri iki gisasiro reka mfate agatelefone mbe ndeba Mama Charlene. Nawe turagusuje kandi tukwifurije gukira mu izina rya Yesu. Ikiganza cy'Uwiteka kigukoreho muri aka kanya. Yego. Tugwaye ikaze rero amamaza nawe. Nkuko twabibabwiye muri Alpha Boutique harimo imyenda y'amoko yose, harimo icyangwe cyose wakifuza. Hanyuma kuri Mama Kazi ni Kazi hari appartement, hari maison de passage, kugura no kugurisha amazu, kugura no kugurisha imodoka, harimo no kuba nshobora kugukorera akazi ko kukubera manager ku mutungo wawe ufite udafite uburyo bwo kuwucunga, waba uri mu mahanga cyangwa uri mu gihugu cy'u Rwanda nabigufasha kuko ibintu byageze mu biganza byanjye biba byera. Ndumva ari ibyo. N'abantu baba bakeneye ariko kwamamaza nabo ni karibu. Kuri Mama Charlene. Yes, abakeneye kwamamaza ntago duhenda. Ntago duhenda tuzabamamariza kandi ibicuruzwa byanyu bizagera kure cyane. Mama Charlene rero akona kari gaciyeho tugeze mu kiganiro noneho inyirizina. Mukozi w'Imana mbere najyaga nkwita mushumba cyangwa se mama pasteur nkabona ntibigushimije ntago nzongera ariko none reka mvuge ngo mukozi w'Imana ukorera Imana ukorera papa kugira ngo byuzure neza kuko Imana ni papa. Nuruhe ruhari umukristo cyangwa se umuntu w'Imana yagira mu rwego rwo kubaka isi
uruhare rw'umukristo mu kubaka isi uruhare rw'umukristo mu kubaka isi cyangwa se igihugu aho uri ni mu isi cyangwa ni mu gihugu abantu bose haba mu gihugu naho umukristo wese ari yego ari mu gihugu ari mu bihugu ari mbese ahantu hose reka twavuga n'isi ntacyo bitwaye ubundi iyo tuvuze ijambo ngo hubakwa ibintu byari byasenyutse hanyuma ukabyubaka cyangwa se ukaba ufite ikibanza ukagira ibintu wubaka cyangwa ukaba hari ibintu ushaka umurongo nabyo ushaka guha umurongo nabyo ukitwa ko wabyubatse yego ubundi byonyine iryo jambo rivuga ngo kubaka kubaka ni ikintu cyiza yego kuba rero umukristo yagira uruhare mu kubaka ahubwo ni nawe ugomba gufata mu ntambwe ya mbere kereka habayeho gusenya ahantu umukristo adakwiye kugaragara no mu kintu cyose gisenya aho kiva kikagera ariko ikintu cyose cyitwa kubaka aho kiva kikagera umukristo agomba kugira uruhare muri cyo ubundi kubaka abantu benshi birabananira ariko gusenya abantu benshi biraborohera iyo umuntu agiye kubaka hifashishwa ibintu byinshi ariko iyo umuntu agiye gusenya ntabwo ari ngombwa ibikoresho byinshi umuntu ashobora kujya kubaka inzu agakoresha ibikoresho byinshi cyane ariko ugiye gusenya ushobora gukoresha igikoresho kimwe cyonyine kigahita gisenya niyo mpamvu umuntu ashobora gucana imbabura kugira ngo amakara azafatirwe rimwe agakoresha umwanya munini ariko ushatse kuzimya imbabura ni uguhita ufata amazi make cyane ugasukamo ihita izimya mbese kubaka ni ibintu bigoye kurusha gusenya niyo mpamvu rero ikintu bita kubaka umukristo wese agomba kugira uruhare mu kubaka isi umukristo wese agomba kugira uruhare mu kubaka isi ahubwo abantu benshi ntabwo babizi ko uruhare runini ari urw'abakristo nubwo ibyo abandi bubakisha atari iby'abakristo bakwiye kubakisha hari umwanditsi wavuze ngo intwaro zacu ntabwo ari nk'iz'abantu ngo ariko mu maso y'Imana yacu zigira iki zigira imbaraga yego umuntu ashobora gufata imbunda hanyuma nanjye ngafata Bibiliya akohereza nanjye nkohereza kandi yandeba nari ngiye kukubazaho kandi yandeba akabona yuko ntacyo ndi gukora ariko imbaraga ziba mu mbunda zimenywa n'uwashyizemo isasu cyangwa z'uyikoresha cyangwa z'uwo yakozeho imbaraga zo mu mbunda imbaraga z'imbunda zimenywa n'uwashyizemo isasu ariko nanone zikamenywa n'uwo ryagezeho buriya imbaraga ziba muri Bibiliya zimenya n'uyikoresha neza n'uwo yahinduye yego umuntu rero ashobora kujya kubaka akoresheje umuntu ashobora kubaka akoresheje imbunda urana igiye ikora akazi yego hari ibintu imbunda iri kubaka hari aho mperutse kumva bayita sira hari ahantu ndi kumva muri iyi minsi iri kugenda yubaka muri Goma muri ahandi ni harya muri Goma na Bukavu Igoma na Bukavu irimo kubaka ariko burya na Bibiliya irubaka abantu nigeze numva bavuga ngo Imana yari yarababwiye ngo bazafata igihugu bazafata iki igihugu Imana rero ijya kubabwira ngo bazafata igihugu nuko Imana yari izi ko imbunda na Bibiliya bizakorana yego hari ukuntu abantu bafata inzira bakajya ku rugamba hanyuma natwe tugafata inzira tukajya ku mavi aho rero imbunda na Bibiliya biba byakoranye bamwe barwanisha imbunda abandi barwanisha amasengesho ikintu cya mbere rero umukristo yubakisha ni ugusenga nicyo kintu cya mbere kuko mu ijuru hajya hasohoka sapoti mu ijuru hajya hamanuka umusada mu ijuru bajya batera umuntu inkunga mu ijuru bigeze batera inkunga Abisiraheli bava mu Egiputa bohereje umusada kwa Farawo hari ahantu mujya mureka nkunde kuhavuga kuko narahabonye
mu ijuru boherereje abisiraheli umusada kugira ngo bave mu buretwa bwo mu Egiputa. Yego, umusada. Ariko urebye umusada mu ijuru batanze ni ukuri nta bifaru byaje, nta na za burende, nta n'urusaku rw'imbunda rwigeze rwumvikana, ahubwo haje ingabo. Imana igira abakomando, Imana igira ingabo zo ku butaka, igira izo mu mazi, igira izo mu kirere. Imana ifite ingabo. Yego, yohereje ingabo ziteye ubwoba ngo zimwe ziza ari ibikeri, izindi ziza ari ibibugu, izindi ziza ari inda. Ingabo ibaza izo ngabo ni irihe sasu Farawo yari kurashisha imbaraga se? yari kuzana misile nka zira ziri ni uwuhe muti yari gushyira mu mazi yo mu Egiputa yose akongera akaba amazi hakomeze kuba amaraso? ni uruhe rukingo yari gukingira abahungu bari gupfa mu Egiputa? vuga ngo mwenyewe yari yamanutse Katonda, yatanze sapoti avuga ngo abana banjye bave mu buretwa bwawe Farawo. yego, na yahe maboko y'Abisiraheli yari guhangana na Farawo? Farawo yari afite ibyiciro byose by'igisirikare, yego, yari afite ibyiciro byose by'intwaro z'intambara, yari afite mu gihugu hari intwaro, hari abasirikare batojwe urugamba, kandi hari abagabo bafatika barebare. ariko Imana itanga sapoti ibakurayo, yego, ibagejeje hafi y'inyanja, naho imanura sapoti. ariko reba sapoti y'Imana, inzira Imana yaciriye Abisiraheli na n'iyi saha nta hantu turayumva. nta bandi bantu barayibona. iriya yari iy'Abisiraheli gusa. Imana igitanga sapoti, yari ko hajya kuriduka. uzi sapoti Imana yamanuyeyo? yarababwiye ngo nibazenguruke 7. yego, Yeriko ngo yari yubakitse ndabigutuye. ariko ngo Uwiteka abaha mapu, icyo bita mapu. arababwiye ngo kugira ngo izahirime ngo nimuzenguruke. ibaza imirindi y'abantu ni ukuri, ihirika kiriya gikuta cyari gifite uburebure n'ubugari buteye ubwoba. ariko ngo barazenguruka nk'uko Uwiteka yabivuze. yego, arababwiye ngo bazenguruke 7, kandi bazabikora iminsi 7. ariko ngo ku munsi wa nyuma ngo bazahite bagira urusaku, ibaza urusaku bose bazasakurije rimwe. ariko ku rusaku narwo ari amasasu. hanyuma yari kubigize ite? iraridutse sapoti yo mu ijuru. yego, Abakristo rero bagomba kugira uruhare mu kubaka isi. icyambere bagomba kubakisha ibikorwa byabo byiza, kandi bagomba kubakisha amasengesho. amasengesho se barayubakisha, barayagira? n'amasengesho yo kwica umudayimoni umwe ntabaho. ubu abana b'abahungu baba baragiye ku rugamba, twebwe tugasigara mu bujashwa. abana b'abahungu bari ubusutwa. Emerine baramukatiye, umva ubuntu babamo abarokora. amabuno ya mama Sharirene ageze hehe se ajyahe? abandi bari ku rugamba, twe turi mu bugamba. nta muntu uzi gusengera igihugu, nta muntu usengera ingabo ngo Mana ujyane n'ingabo zacu. nta usenga ati Mana ibihugu by'abaturanyi ubifashe, iriya ntambara uyikemure, ukemure ikibazo cyo muri Kongo wateye isengesho. ugirire neza abatuye muri Ukraine, ugirire neza Abisiraheli n'intambara barimo. Bereka da, iyo babonye imishyushyu baba bumva bagafashe, kaba kabaye. iyo banyweye imishyushyu bakanywa ibikoma byaraye baba bumva amahoro yagize ate? yabonetse. Umurokore iyo ari mu nzu yishyuye akaba ari kwikubitira umushyushyu w'umuceri cyangwa w'imvange neza, akaba hazi, ntumubaza andi makuru, ntumubaza iby'umutekano, aba yumva hari abawumucungira. ariko akirengagiza ko n'isengesho rye naryo riri bugira umumaro, naryo ryarwana. dukwiye kugira uruhare mu kubaka. yes, kuko ibyo twubaka nitwe duhindukira tukabibamo. umutekano turi gusengera ngo tuwubone ni twebwe ba mbere uzagirira umumaro.
Mana ufashe igihugu cyacu cy'u Rwanda kijye gihorana intsinzi, nitwe bizagirira umumaro. Yes. Kuko ntihagize n'ikiba ni twebwe bizagiraho ingaruka. Niyo mpamvu dukwiye kubakisha isi amasengesho. Yego. Ariko ndebere umuntu aricara rwose ngo bari mu biterane, ni ibyo ngibyo biberamo. Ngo bakoze ibiterane, ngo bagiye kubwiriza, ngo bagiye kuririmba muri konseri, n'ibyo babamo. Ariko ntago bajya bibuka ko isi igomba guhumeka kubera twebwe. Ntago bajya bibuka ko mu bintu bizana umutekano harimo n'amasengesho y'abera. Ntago bazi ko amasengesho yatuma ahantu utabasha gukandagira. Yego. Yego. Ariko nibatanabikora Imana izajya ibyikorera. Kuko hari ijambo Morodekayi yabwiye Esiteri. Yaramubwiye ngo icyatumye ugera ibwami byari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki, ariko nutanabikora nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko we n'inzu ya so muzarimburwa hahinduka icyavu. Yego. Rero dufite uruhare rwacu rurahari. Ese umukristo yabwirwa n'iki ko intambara rwana ziturutse kuri shitani cyangwa se ziturutse ku Mana cyangwa kuri we? Okay. Ubundi muri izo ntambara zose uvuze, hari intambara umuntu agira yikururiye, hari intambara umuntu agira ari shitani wakereye intambara kuri we, hari n'intambara umuntu agira ari Imana ibyemeye kugira ngo imugerageze. Muri izo ntambara zose rero ngiye kukubwira intambara mbi irimo. Intambara ya mbere irimo mbi ni intambara wishyizemo wowe ubwawe ku giti cyawe, iturutse kuri wowe. Kuko iyo ntambara Satani ntaguha sapoti, n'Imana ntiguha sapoti, kandi nawe nta sapoti ugira. Ikintu kikubwira yuko ari intambara wishyizemo nuko uzitsindwa. Urazitsindwa pe. Intambara wishyizemo urazitsindwa. Intambara wishyizemo zawe ku giti cyawe. Hari abantu bishyira mu ntambara rega. Yego. Hari abantu bishyira mu ntambara kubera ibikorwa byabo bibi bakoze. Hari abantu bishyira mu ntambara kubera ubujiji bwabo bafite. Urumva? Hari abantu bishyira mu ntambara bitewe n'inzira banyuzemo, mbese izo ntambara zikaremwa nabo, akaba ari bo bazirema. Ikintu rero kizakubwira yuko iyo ntambara ari iyawe nuko ari Imana ntizaguha umusada, ari shitani ntazaguha umusada, kandi nawe ubwawe nta musada uzabona. Yewe. Rero uzayamanika utsindwe kandi bikugireho ingaruka. Iyo niyo ntambara yawe rero mbi iruta izi ntambara zose. Intambara washyizwemo na shitani rero ni nk'intambara shitani yigeze ajya gukereya kuri Yobu. Yego. Satani yateguye intambara kuri Yobu kugeza ubwo Imana ivuga ngo namuhoye agatsi. Naramurenganyije. Ariko icyo gihe Yobu yahise ahabwa sapoti n'Imana. Imana yinjira mu rugo rwa Yobu, iramurwanirira, imukiza ibyago bye byose, imuhira ubwa kabiri kurusha ubwa mbere, ngo agira abakobwa beza baruta abo yari atunze, ngo agira n'ubutunzi buruta ubwo yari afite. Yoba baratsinze, ngo Imana imwongerera n'imyaka yo kurya no kuba mu by'Imana imuhaye. Iyo ni intambara yari yatewe na shitani. Yego. Yego. Hanyuma rero intambara ituruka kuri shitani, nimba hari intambara ntajya ntinya, ni intambara zituruka kwa shitani. Iyo yo iroroshye. Shitani akicara akavuga ati nkurikije mama Sharirene, nkakurikiza n'ibirindiro byanjye ari kugenda, ibirindiro by'ingabo zanjye ari kugenda avumbura amenagura, ndaje nkwereke sha, ngiye kuguca hirya nguce hino nkurimbure ntuzongere no kuvuga mu mizi. Aho ngaho iyo uje kumbwira gutyo Satani nitamura nkavuge numva ikintu nkora ni ukuguca amazi, kukundi inyuma ni umunyamaboko. Ntabwo ateze guhomba ibigega biri muri nge. Uzajya wohereza igikompora Kristo agifate.
hari amagambo meza numvise ngo hari ukuntu ngo hari amasasu nimba ari ibiki byaturutse muri Kongo ngo hano mu Rwanda ngo hari ibintu biza bigahita bibifata ngo bikabisama. Haleluya. Amen. Uko babyita ibyo bintu ndi civilian era. Nanjye sindabibona. Nuko byumva. Bikaza ibyo bisasu. Kugira ngo umuturage w'u Rwanda agira ate? Abona amahoro. Uribuka hantu hahiye muri Amerika bahita California. Warahabonye? Wabonye uramuriro? Narawubonye. Uramuriro n'ukuri wacanywe n'Uwiteka. Uriya nakasa. Hanyuma wabonye yanzu yasigaye hagati mu muriro. Iriya rero natwe niko tuba tumeze. Mu rugamba rwa Satani. Ni Imana baduhanganiraho. Sinshobora guhabuka shitani, sinshobora kumutinya. Ajya kohereza ibisasi Imana yamaze kubona iyo nama wakorewe. Burya byose abitegura Imana imureba, niyo mpamvu ubona ataraduhitana ngo agere ku ntego ye. Icyo akora azikumoka. Azikumoka, azigutontomera, aragutontomera Satani. Ukavuga uti ntago ndi burari. Ariko wajya kwikuraho ukumva nyamara waraye waniriwe banaramutse. Yego. Urugamba rwa Satani rero impamvu rudateye ubwoba ni Imana yacu irurwana. Yes. Hanyuma intambara Imana yacu yadushyizemo nayo ibidufitiye icyizere cyuko tuzayinesha. Imana ariko nikomeye ni taya zegrere. Iyo kunyujije mu ntambara ikavuga ngo nkugize umupfakazi, ibigufitiye icyizere yuko utazayigerekaho abagabo. Iyo kunyujije mu ntambara zo kuvuga ngo ngiye kuguteza inzara ube mu ntambara ukuremo imbaraga zanjye, ibigufitiye icyizere yuko utazabingegera ngo ujye kwiga. Iyo kunyujije mu kigeragezo mu ntambara ukagira urugamba rwo kubaho udafite ababyeyi kandi ukanimenya, ibi bizi neza ko utazayikoza isoni. Ni ukuvuga ngo urugamba Imana yagushyizemo irarurwana, kandi nubwo Satani yagushyizemo Imana irarurwana. Urugamba rubi rubaho ni urugamba urwana ari we warwishyizemo. Urwo ngurwo ni ukuyamanika ugatsindwa ubundi imbwa zikakubona. Hano uyu muntu cyangwa se uyu mukristo urwo rugamba cyangwa se yarwana ate? Uburyo urwana urugamba ni ukubanza kumenya aho rwaturutse. Yego. Buriya nta muntu ushobora kujya kurwana urugamba atazi abo barwana abari bo. Nigeze nigisha ibintu bigera muri 3 sinzi nimba mbyibuka neza ku kiganiro njyangira cyitwa umusirikare wa Kristo, aho mfata umusirikare wa Kristo nkamuhuza n'umusirikare wo mu mubiri usanzwe nkamutangaho urugero. Nigeze mbwira abantu ngo kugira ngo ujye kurwana na haduye hari ibintu ugomba kubanza kumenya. Yego. Abantu mpanganye nabo baje ari bangahe, twebwe turi bangahe? Hatutazategura ingabo 1000 kandi haje 5000 ba wayatayemo. Nuko kuri marima. Yego. Ese nimba umaze kumenya umubare wabo ugiye kurwana nabo, hita wongera umenye ngo bafite imbaraga zingana iki. Yego. Sibyo? Ibaze kandi ugomba kubimenya. Nicyo kuba intelligence bivuga. Intelligence sorayizi ibyo aya ni amagambo y'abantu nkatwe b'abasirikare. Ntabwo ari ay'abasivili. Maneko. Kuba intelligence ukamenya ngo aba bantu bafite intwaro zimeze gute. Hato rero utazazana ka kabunda gato bo bafite ibifaru cyangwa indege. Aho wahita uyamanika. Yego. Icya gatatu, aba bantu bari hehe? Ubundi bari. Yes. Bazaza baturutse mu kirere, bazaba bari mu ndake, bazaba bari mu mazi, mu ishyamba. Yes. Hakuzi ko ako kantu ariko. Ibyo ni ibintu 3 by'ingenzi. Ako abayeho umusirikare. Hoya noneho izi ni nyoni zaneye ku bitugu ntaba wese. Ibise hari civilian wabibaze kabimenya. Yakareka ahubwo ibintu bingahe? 3. Abo ngiye kurwana nabo ni bangahe? Yego. Baje ari umubare ungana iki? Hanyuma intwaro bafite zimeze ziti kugira ngo nanye menye izo ntegura. Yego. Hanyuma se bari he? Bari mu ndake, bari mu mazi, bazaza mu kirere ukamenya aho bakambitse. Yego. Ibyo bintu rero shaho iyo umaze kubimenya. Ibyo bintu iyo umaze kubimenya ubu bafite
ushobora kwemera ukazikodesha izo ntwaro, ushobora kwemera ukazigura, kuko iyo wamaze kumenya intwaro bafite wirinda kuzana nk'izabo, ahubwo uzana izibarenze. Kandi iyo wamaze kuneka ukamenya umubare wabo, no muri izo ngabo wamenye ukamenya wenda urugero ni ingabo 500. Reba noneho izo ngabo zo zifite ubuhe bushobozi, zo zifite imbaraga, zo zifite imbaraga. Yes. Muri make iyo umaze gufata amakuru yahaduye nibwo ubona uko urwana. Hanyuma uri umukristo se ubimenya gute? Yego. Ubundi iyo intambara zije ku muntu amenya aho ziturutse. Hari intambara ushobora guhura nazo ukavuga uti ninge wabyiteye, bitewe naho wanyuze abantu batazi. Hari intambara ushobora guhura nazo ukavuga uti ninge gashoza ntambara, bitewe nuko uzi ibyo wakoze abantu batareba. Hari intambara uhura nazo ukavuga uti ibi bintu rwose nta ruhare nabigizemo, barambeshyera, ibi siko nabikoze. Ukaba wagira ibibazo, ukagira ibigeragezo na gereza ukayijyamo, ariko umutima ukagenda ukubwira uti nta cyaha wakoze. Nubwo bagushakiye dosiye, nubwo bakureze ibi n'ibi, nta ruhare wagize ute wabigizemo. Ariko hari ujyayo uvuga ati iyo mbimenya nabikoreraga iki, nubwo nta byemerera imbere y'urukiko, ariko ninjye kugira ngo rero umenye kurwana, banza umenye uwo murwana. Ese izo ntambara ushaka kurwana nimba uzikorera ari wowe wabyiterereje, iki gihe sindi bakubwire ngo rwana usenga, reka bwira Imana uti nukuri do ndayamanitse, nuko yamanika. Izi ngaruka nzikuye mu bucabiranya bwanjye, izi ngaruka nzikuye mu bugetura bwanjye, izi ngaruka nzikuye mu bupagani bwanjye, izi ngaruka nzikuye mu kugirira nabi abantu, izi ngaruka nzikuye mu bidatunganye nakoze, izi ngaruka niho nzikuye. Ubwira Imana uti mbabarira. Mbabarira ni ijambo rikomeye kandi abantu benshi batazi. Ubwira Imana igira ite ikubabarire. Ubwo aho ngaho uzarwana urugamba rwo kugira ngo Imana ikubabarire, nimara kukubabarira ikakweza hita irwana yirengera ibintu byose bigiye kukubaho. Naho kuvuga ngo urugamba rwatewe na shitani, ibindi by'Imana izabyirwanirira. Kandi numenya neza ko nta ruhare wabigizemo. Uwitwa Daniel bamucanyeho umuriro, bamuhora ko akundwa ibwami, agiye no kubona promotion, barabimuhora. Baravuga bati niki twakora umwami akamwibagirwa, baravuga reka tumushakire itanura nani umwobo w'intare. Bibiliya uko nivuga ngo Daniel amaze kumenya amakuru, Bibiliya iravuga, Bibiliya yarambwiye ngo yakomeje gusenga nkuko yasengaga mbere. Ntabwo yigeze arwara toroma, kuko nta ruhare yigeze abigiramo, ariko ngo ageze no mu mwobo ahasanga intare. Ariko ngo izo ntare hahita hazamo n'indi ntare nkuru, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi. Ayifunga iki iminwa, aho kugira ngo zimurye ngo batangira gukina. Ubuzima bugomba gukomeza iyo uri mu ntambara utagizemo uruhare. Ubwo iyo ni ya ntambara izanywe na Satani. Yego, birasobanutse. Yes. Ikibazo cya nyuma kiragira kiti, ese uwo mukristo cyangwa se uwe mukristo wabwirwa n'iki ko wayitsinze, cyangwa se yabwirwa n'iki ko yayitsinze umukristo? Ikintu cyerekana yuko umukristo yatsinze urugamba suko bari bamukatiye muri gereza imyaka 10, none akaba yafunzwe umwaka umwe agasohoka. Suko yari umunyenzi araca mu buzima budasobanutse hanyuma akaba yariye. Suko abanzi be Imana yabahannye. Ikintu kibwira umukristo ku rugamba yarutsinze nuko mu ntambara zose unyura mugomba kuvana y'ubugingo bwawe ari buzima. Nuca mu makuba ugaca mu byago ugaca mu ntambara, izo ntambara ukazitambuka mu bugingo bwawe ari butaraga, uzamenye ngo ubu ndatsinze. Niko gutsinda k'umukristo. Ndashaka kubasubiriramo bwa gatatu. Ikizakubwira ko umukristo yatsinze intambara, yatsinze
nuko ubugingo bwawe bukura mu rugamba ari buzima. Yego. Ukava mu bukumi. Wow. Ubugingo ari buzima, ukava mu busore, ubugingo ari buzima, ukava mu nzara, ubugingo ari buzima. Ahantu hose wanyuze ukahavana ubugingo. Ntahuhongotse. Ariko iyo hakuye ubuzima ntuhakura ubugingo uba watsinzwe. Oh. Yego. Iyo hakuye ubuzima ntuhakura ubugingo uba watsinzwe. Nubona uvuye mu bibazo ugataye ubugingo, ubuzima ukaba ari bwo ujyana, ujye uvuga ngo narapfuye. Kandi ishimwe ryawe ni igice, kuko umukristo agomba gutabarura ubuzima agatabarukana n'ubugingo. Tumva twasoza. Yego. Nanjye yo nashoje ndabimenya. Irindi jambo rya nyuma tugahita ko dusoza. Ijambo rya nyuma, abantu bajye birinda kwirwanirira, kuko iyo wirwaniriye mu kibazo wari ufite ibibazo 2 ukuramo 6. Ibintu byose unyuramo ujye urindira Imana, niyo nama nguhaye. Ujye urindira Imana, byo kwa ngo Imana iratinda. Aha kugira ngo wihute, yihuse ibyara ikibazo. Igitinda ariko ikugire mu bintu. Igitinda kuza ariko ibintu byawe bibemo. Kuko kwikorera ibintu, kwiyeranja, kwihuta, kwiyobora nicyo kintu kituzanira ingaruka. Kurindira Imana no kuyoborwa nayo bizana ingaruka nyinshi kuri twebwe. Ariko kwihuta ngo tubyikorere nibyo bizana ibindi bihombo byinshi. Niyo nama nakugira. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane inshuti bakunzi ba Mama Charlene Official. Amahoro Imana nakomeza bane namwe aho muri hose. Imana ibaha umugisha kuba mwabanye natwe. Kubatarakanda subscribe mwayikanda kugira ngo turusheho kujya tubagezaho ibiganiro mukabibona mbere. Imana ibaha umugisha.